Murakoze, dushimiye ku ikaze ryanyu mwaduhaye ko mwatwakiriye, dushimiye presence yanyu, dushimiye buri wese wafashe umwanya, dushimiye buri wese watendinze cyangwa dushimiye buri wese uri ahangaha kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. Dushimiye Imana se umwami wacu Kristo ko yatwemereye tukaba tugiye kuganira amagambo yayo. Tuyishimiye ko yaturinze mu byo twiriwemo byinshi byari gutuma tutaboneka cyangwa ibindi byose byari kutujyana mu by'isi bigatuma tutaganira neza amagambo y'Imana. Dushimiye kuri uyu mwanya mwiza rero tubonye wo kuganira amagambo y'Imana. Ikindi dushimiye abateguye bakabona ko naganira ijambo ry'Imana mu gihe kimeze gutya muri iki gihe. Imana ishimwe kandi ndabashimiye, Imana ibahereze umugisha. Reka dusenge tubone gukomeza kuganira, buri wese ahari, buri wese n'ibyo arimo, mureke dufatanye gusenga. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushima ineza yawe n'ubuntu, tugushima uburinzi bwawe bwabanye natwe uno munsi wose, tugushima uburinzi bwawe buri kumwe natwe, tugushima imigambi yawe myiza kuri twebwe, uhabwe icubahiro. Tugushimiye uno mwanya mwiza tubonye wo kukuvugira, wo kuvuga amagambo yawe tuyabwira abana bawe, uhabwe icubahiro. Tugushimiye ko ari wowe wateguye ukabona ko uno mwanya igihe gisa nk'iki tuzaba turi kuganira amagambo yawe n'abana bawe, uhabwe icubahiro. Amagambo yawe ufungura amatwi y'imitima y'abana bawe babashe kumva icyo bashakaho, babashe kumva ijambo ryawe, ndetse ijambo bari bwumve ndetse n'ijambo bazumva ribashe kugira icyo rihindura, ribashe kugira icyo rikoze mu buzima bwabo, ribashe kugira icyo rihindura mu buzima bwabo, ubuzima bwabo buhinduke, ubuzima bwabo bukomere, kandi bakomeze kubaka kuri wowe kuko ari wowe rufatiro, kandi bakomeze kukumenya mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Nongeye kubaheza kaze mu ijambo nanone, kaze mwese muri uyu mwanya mwiza tubonye wo kumva ndetse no kwiga no kuganira ijambo ry'Imana. Nk'uko mubizi turi kwiga muri iyi minsi, muri uku kwezi, kuri topic ivuga ngo kongera gusubizwamo imbaraga, terime dusanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 19, ibice 3 umurongo wa 19. Haravuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iziturutse ku mwami Imana. Turifashisha ayo magambo ndetse twifashishe n'andi yanditse mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa 3. Turavuga ngo nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. Imana ibagirire neza. Navuze ngo hindukira wihane usubizwemo imbaraga n'umwami Imana, niko nabishize mu ncamake, ndavuga ngo reka tubivuge gutyo, niko nabitekereje, wenda nawe wabivuga ukwawe. Navuze ngo hindukira wihane usubizwemo imbaraga n'umwami Imana. Muri uyu mwanya mwiza tubonye rero, muri aya magambo tugiye kuganira, turaganira ku bintu bigeze kuri 4. Icambere turaganira ngo ese gusubizwamo imbaraga ni iki? Icya kabiri turavuga ngo ni iki gituma umuntu ata imbaraga cyangwa akabura imbaraga, cyangwa se ni iki cyatuma umuntu asubizwamo imbaraga. Ubwa gatatu turaganira tuvuge ngo ese ni izihe nyungu zo gusubizwamo imbaraga. Turasoza turi kuganira ibintu biranga umuntu wasubijwemo imbaraga.
murakoze cyane, tudatinze reka tuganire ku ca mbere. Tuvuge ngo ese gusubizwamo imbaraga ni iki? Gusubizwamo imbaraga mu yandi magambo ni uguhembuka cyangwa kongera kurabya, nk'uko umukozi w'Imana David yatubwiye, cyangwa ububyutse mu yandi magambo bubaho ku muntu wagarukiye Imana. Gusubizwamo imbaraga rero bibaho mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere bubaho igihe umuntu yasubizwamo imbaraga ni igihe umuntu wari waramazwe imbaraga n'umwanzi Satani akajya mu byaha, yongeye kugarukira Imana. Ico gihe abasha gusubizwamo imbaraga akaja mu bushake bw'Imana, agakora ibyo Imana imushakaho. Ico ni igihe ca mbere umuntu asubijwemo imbaraga. Igihe ca kabiri co ni igihe umunyabyaha yemeye agatsindwa n'ibyaha bye, akagarukira Imana, akajya mu bushake bw'Imana, Imana ikamugiraho autorite, agatangira kuyoborwa n'imbaraga z'Imana. Nyuma y'igihe kinini ubaswe n'ibyaha, nyuma y'igihe kinini amababi y'igiti yarumye akarabya, cyangwa nyuma yo guteshuka, cyangwa nyuma yo kutagisabana n'Imana, ukongera kandi ugasubizwamo imbaraga, ukongera kandi gutoha, ukongera ugasabana n'Imana, ugakora ibyo gukiranuka, ukanezeza Imana ndetse ukayinezererwa. Ibyo ni byo twita gusubizwamo imbaraga turi kuganiraho. Ico nico gihe bita ngo umuntu yasubijwemo imbaraga, cyangwa umuntu afite ubusabane n'Imana, cyangwa se uwo muntu afite ububyutse. Icya kabiri, tugiye gusobanukirwa ese niki gituma umuntu agarura imbaraga mu gihe yatakaje imbaraga. Kugira ngo asubizwemo imbaraga, ese ni ikihe kintu gituma asubizwamo imbaraga? Kandi turongera tuganire, ese ni ikihe kindi kintu gituma umuntu ata imbaraga yari afite? Kuko twize ngo imbaraga, gusubizwamo imbaraga, umuntu asubizwamo imbaraga iyo yazitakaje. None niki catumye uwo muntu atakaza imbaraga? Ese niki catuma uwo muntu yongera kandi gusubizwamo imbaraga? Nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze mu Byakozwe n'Intumwa ibice 3 umurongo wa 19, havuze ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza iturutse ku Mwami Imana. Ni ukuvuga ngo mu gihe utihannye ngo uhindukirire Imana, uhanagurweho ibyaha byawe, iminsi yo guhemburwa cyangwa gusubizwamo imbaraga ntabwo bishobora kuba ku buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo urufunguzo rwo gutuma umuntu watakaje imbaraga yongera kugira imbaraga ni ukwihana, agatsindwa n'umutima wiwe, agahindukirira Imana, akayoborwa n'ubushake bw'Imana. Mu magambo make ni ukwihana, ukareka ibyaha, cyangwa ukongera ukava mu byaha. Nirwo rufunguzo rwonyine rushobora gutuma wongera gusubizwamo imbaraga. Ese niki gituma umuntu atakaza imbaraga? Umuntu atakaza imbaraga iyo yahuye n'ibitero by'umwanzi Satani, akabura imbaraga n'ubushobozi byo kubirwanya, hanyuma bikamugiraho ububasha ndetse bikamurusha imbaraga, akaja muri controle, cyangwa ubuzima bwe kibukiwe buri mu bushake bw'Imana, ahubwo agatangira gukora bimwe mu byaha, agatangira kuba imbata y'icyaha ndetse akaba n'imbata ya Satani. Ico nico gihe twita ngo umuntu yatakaje imbaraga. Ico nico gihe imbaraga zizazongera kugaruka, tukongera tukavuga ngo kandi uwo muntu karasubizwamo imbaraga. Twavuze ngo icya gatatu turaganira tuvuge ngo ese ni izihe nyungu zo gusubizwamo imbaraga? Reka turebere hamwe inyungu zo gusubizwamo imbaraga.
inyungu ya mbere yo gusubizwamo imbaraga cyangwa inyungu ya mbere y'ububyutse, gusubizwamo imbaraga bituma umuntu ubusabane bwiwe n'Imana bwiyongera. Turifashisha ijambo ryanditse muri Yohani igice cya mbere umurongo wa 12, haravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakamwizera yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Nyuma y'igihe kinini umuntu yarabaswe n'ibyaha akongera gusubizwamo imbaraga, akongera kandi kwemera ibyaha bye, akaba mu bushake bw'Imana. Imana ntibikimubona nk'umunyabyaha, kuko ibyaha by'uwo muntu n'ibicumuro byiwe ntabwo byatuma agira ubusabane n'Imana. Imana ntiyagira ubusabane n'umunyabyaha, ahubwo ibugirana n'umuntu uri mu bubyutse cyangwa umuntu uri mu gihe cyo kongererwa imbaraga, cyangwa umuntu uri muri days of restoration. Ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo uri mu gihe cyo gusubizwamo imbaraga, Imana ikubona nk'umwana wayo, ntibikibona nk'uwagiye kure. Imana noneho itangira kukubona nk'umwana wayo, nayo ikakubera se. Urumva relationship iri hagati y'umwana na se. Ni ukuvuga ngo ubusabane buriyongera ndetse cyane hagati y'Imana n'umuntu uri mu busabane ndetse wasubijwemo imbaraga nayo. Inyungu ya kabiri iri hagati yo gusubizwamo imbaraga, gusubizwamo imbaraga cyangwa igihe cy'ububyutse bidufungura amaso tukabasha kubona inzitizi n'ibihe bibi n'uburyo bwo kubicamo neza. Turifashisha amagambo yanditse mu Mubwiriza ibice 12 umurongo wa 1. Haravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe iminsi y'ubusore itaraza n'iminsi mibi itaragera. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga ngo sinejejwe nabyo. Ubushize mbere y'uko tujya muri ibi bihe bibi byo gufungirwa amakanisa, twari turi gusenga. Noneho umuntu umwe atubwira hejuru y'iri jambo, adufasha kumva neza aya magambo yanditse mu Mubwiriza ibice 12 umurongo wa 1. Mu by'ukuri twebwe ntabwo twari turi gutekereza ngo tuvuge se niki kiri inyuma y'ibi ngibi, niki kiri inyuma yo gufungirwa amakanisa. Abantu akenshi ntabwo batekereza ku minsi mibi ko yaza, ahubwo niyo bayitekereje batekereza ko iminsi mibi ni igihe cya Satani cy'imperuka. Abantu bategereje kureba imperuka, nicyo gihe bategereje kuzabona iminsi mibi. Ariko umuntu uri mu busabane n'Imana, cyangwa umuntu wasubijwemo imbaraga, cyangwa umuntu uri mu bubyutse, abasha gufunguka amaso akabona iminsi mibi ndetse akabona n'imbaraga zo guca mu minsi mibi. Inyungu ya gatatu iri mu gusubizwamo imbaraga, inyungu turayisanga muri Matayo ibice 11 umurongo wa 28. Gusubizwamo imbaraga bundi cyangwa ububyutse bituma turuhuka imitwaro n'ibituremereye. Nk'uko twavuze ngo turabisoma muri Matayo 11:28, havuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe musange ndabaruhura. Hejuru y'imiruho yose ufite, hejuru y'imitwaro ufite, imiruho y'ubukene, imiruho y'ibitero bya Satani, kubura amahoro, kubura ibitotsi, umuruho wose waba ufite, intimba z'imitima n'ibindi byose, urabiruhuka ndetse Imana irabiruhura ndetse cyane. Gusa iri mu minsi yo gusubizwamo imbaraga. Niko iki gice cyo muri Matayo cyatubwiye ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze musange. Igihe wasanze Imana, igihe uri muri days of restoration, ubasha kuruhuka imitwaro ndetse n'ibikuremereye byose. Inyungu ya kane iba mu gusubizwamo imbaraga, cyangwa ikindi kintu tubona, cyangwa ikintu ciza kindi tubona
iyo twasubijwemo imbaraga, iyo turi muri days of restoration. Gusubizwamo imbaraga cyangwa ububyutse bituma tubona ibyo dukeneye byose. Igihe wasubijwemo imbaraga, igihe kandi wongeye gusabana n'Umuremyi, igihe kandi wongeye gusabana n'Imana, icyo twifuza byose tuza tubibona, tukabihabwa n'Imana mu gihe turi kumwe nayo, mu gihe turi kuvugana nayo. Turifashisha umurongo wanditse muri Yohana ibice 15 umurongo wa 7. Haravuga ngo nimuba muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, icyo muzansaba cyose nzakibaha. Nimuba muri nje, amagambo yanjye akaba muri mwe, nidusabana mukaguma mu bikari byanje, ibyo mbabwira bikaba ku mitima yanyu, ibyo muzansaba byose, ibyo muzifuza byose nzabibahereza. Iyi ni iyindi nyungu iri hejuru yo gusubizwamo imbaraga k'umukristo. Inyungu ya 5 ni iyi: gusubizwamo imbaraga bituma twubaka kandi tugasana ibyacu byangizwe n'umwanzi Satani, tukamera nka Nehemiya yagize ishaka ryo gusana inkike z'i Yerusalemu ndetse n'amarembo y'i Yerusalemu. Natwe tukagira ishaka ryo gusana ibyacu Satani yangije, ibyacu Satani yasenye mu mitima yacu ndetse no mu buzima bwacu bwa gikristo igihe yatugushaga. Ese wowe nta byawe cyangwa nta nkike zasenyutse muri wowe waba ukeneye gusana? Iyo turi muri days of restoration cyangwa turi gusubizwamo imbaraga, iyo twasubijwemo imbaraga n'Imana, tubasha kubona inkike cyangwa amarembo, ibintu byasenyutse muri twebwe tukabasha kuzubaka gusa mu gihe twasubijwemo imbaraga n'Umuremyi. Inyungu ya 6 yo gusubizwamo imbaraga: gusubizwamo imbaraga n'Imana biduteguriza kuzaba mu bwami bw'Imana bwo mu ijuru ndetse no kuzabona ingororano. Igihe twasubijwemo imbaraga, igihe turi mu bushake bw'Imana, igihe turi mu bikari byayo, biduteguriza kuzaba mu bwami bw'Imana ndetse no kuzabona ingororano nyinshi. Kuko iyo twasubijwemo imbaraga, ni igihe kiba kigeze kugira ngo dukore imirimo myiza ndetse twere imbuto tuzahemberwa, imbuto zizatuma tugororerwa, imbuto zizatuma tubona ingororano tugeze mu bwami bwo mu ijuru. Izo zose ni imbuto twera iyo turi mu gihe cy'ubusabane n'Imana cyangwa iyo turi muri days of restoration. Kuko nta gihe umunyabyaha yakwera imbuto ari mu byaha, nta gihe umunyabyaha yakwera imbuto Satani akimufateho autorite ku buzima bwiwe. Satani ntiyokwemera ko yera imbuto nziza, kandi izo mbuto nizo zizaduteguriza kuba mu bwami bw'Imana ndetse no kubona ingororano nyinshi. Reka turebe icya 3. Reka turebe icya 4, ibiranga umuntu uri mu bubyutse cyangwa ibiranga umuntu wasubijwemo imbaraga. Niki kiranga umuntu wasubijwemo imbaraga? Ese umuntu wasubijwemo imbaraga aba ameze gute? Ni ryari uzamenya ko wasubijwemo imbaraga? Ese ni ryari uba wasubijwemo imbaraga? Icya mbere, umuntu wasubijwemo imbaraga cyangwa umuntu uri mu bubyutse, ubusabane bwe n'Imana uza bwiyongera. Icyo gihe umuntu niba yasengaga rimwe, azayiga gusenga 2, agakora amasengesho atandukanye yo kugira ngo ubusabane bwiwe n'Imana bwiyongere. Ntaba agisenga kugira ngo asabe Imana ibindi bijanye n'irari ry'isi cyangwa bijanye n'imitekerereze yacu, ahubwo aba ageze ku rwego rwo gusabana n'Imana, akongera umubano uri hagati yiwe n'Imana. Icya 2 kiranga umuntu uri mu bubyutse, umuntu uri mu bubyutse cyangwa umuntu uri muri days of restoration, abasha kubaho mu buzima bwo gukiranuka ku gato n'akeza. Ntago azakiranirwa gusa ku bitoya, ntago azakiranirwa gusa ku binini, ntago agomba gukiranuka gusa ku bintu bitoya ngo utunini atureke. Hari igihe kimwe abantu bafata ibyaha bimwe nkaho
bitangana kandi ibyaha byose birangana. Ugasanga umuntu ukarabesha tatekereza kandi ntaha agaciro yuko no kubesha ari icyaha. Igihe cyose umuntu ari muri days of restoration cyangwa ari mu minsi yo gusubizwamo imbaraga, icyo gihe umuntu azabasha kubaho mu buzima bwo gukiranuka mu bihe bitoya ndetse no mu bihe binini. Ku gatoya no ku kanini akabasha kubaho mu buzima bwo gukiranukira Imana. Icya gatatu, umuntu uri mu minsi yo gusubizwamo imbaraga, umwuka w'Imana uza umusinda ukamwemeza intege nkeya ziwe apana iz'abandi. Umuntu wasubijwemo imbaraga n'Imana cyangwa umuntu uri muri days of restoration, umwuka w'Imana uramusinda ukamwemeza intege nkeya ziwe. Iyo umwuka w'Imana wakugezemo cyangwa igihe uri mu busabane bwawe n'Imana, ntabwo uza ureba ngo runaka, ngo David ngo ameze gutya, ngo David karakora gutya. Imana cyangwa umwuka wayo uza ukwereka ngo njyewe byishimo ni uku nguku mpagaze, cyangwa ni iki ngiki kitagenda neza, n'aha ngaha mfite intege nkeya singisabana n'Imana, ukabasha kubikosora. Icya kane, umuntu uri mu busabane n'Imana cyangwa umuntu wasubijwemo imbaraga n'Imana ajya asana ibyo byangijwe na Satani akongera kwera imbuto zo gukiranuka. Twabivuze, umuntu uri mu bihe byo gukiranirwa cyangwa umuntu watakaje imbaraga n'umwanzi Satani, nta kintu na kimwe yabasha gukora kijanye no kwera imbuto z'Umwami Imana cyangwa kijanye no kuba mu bushake bw'Imana. Icyo gihe uwo muntu aba ari mu isayo y'ibyaha, akaba imbata y'icyaha ndetse n'imbata ya Satani. Ariko iyo yabatuwe, iyo yongeye kwihana akaba mu busabane ndetse akongera gusubizwamo imbaraga n'Imana, umuntu ajya abasha kugarura ibyiwe byanyazwe n'umwanzi Satani, azabasha gusana ibyiwe byanyazwe ndetse bigasenywa n'umwanzi Satani mu buzima bwiwe. Azayongera kwera imbuto za gikristo, azayongera gusabana, azayongera urukundo, aza akora imbuto zose cyangwa imbuto zose zo gukiranuka. Hanyuma ikintu gikomeye ku buzima bw'umuntu cyangwa ikintu gikomeye ku buzima bwiwe, kuba successful k'ubuzima bwanje, kuba successful k'ubuzima bwawe. Iki gihe ni igihe umuntu yatahuye icyo Imana yamuhamagariye gukora cyangwa icyo Imana yamuremeye gukora, yamara kugitahura akagikora. Nanone gutsindwa cyangwa ibyago by'umuntu bya mbere bibaho ni ukubaho atazi icyo Imana yamuhamagariye gukora ndetse ntanagikore, ku buryo ashobora no gupfa adakoze icyo Imana yamuhamagariye gukora cyangwa atari mu bushake bw'Imana. Nicyo kintu dushobora no kwita ngo ni ugupfa ukenyutse mu bijanye n'ubwami bw'Imana, igihe utamenye icyo Imana yaguhamagariye gukora cyangwa inshingano zawe Imana yaguhaye ngo uzishyire mu bikorwa. Iki nicyo gihe cya mbere cyangwa nicyo kintu kibi ku buzima bw'umukristo, ku buzima bw'urubyiruko, ku buzima bw'ababyeyi no ku buzima bw'abana. Ikintu cyiza kandi gikomeye nanone ni ukumenya icyo wahamagariwe kandi ukagikora, ukagishyira mu bikorwa. Ntabwo wamenya icyo wahamagariwe ndetse nta nubwo wakora icyo wahamagariwe n'Umuremyi gukora utari muri days of restoration cyangwa utari gusubizwamo imbaraga cyangwa utari mu bihe byo gusubizwamo imbaraga n'Imana. Iyo turi mu bihe byo gusubizwamo imbaraga n'Imana, tuza tumenya icyo twahamagariwe ndetse tukabasha no kugikora, ubuzima bwacu bukagira insinzi. Niyo nsinzi y'ubuzima bwacu. Niyo mpamvu Imana yifuza kandi ikadutegeka guhora
mu buzima bw'ububyutse cyangwa mu buzima bwo guhora dusubizwamo imbaraga. Ntabwo ari byiza ngo tuze tugwa, tuze dutakaza imbaraga twongere kandi dusubizwemo imbaraga. Imana yifuza ko tuba mu bihe byo guhora dufite imbaraga, tukaba mu bihe byo guhorana imbaraga, byo gusubizwamo imbaraga. Apana igihe kimwe ngo kigere dutakaza imbaraga. Ni ibintu byinshi by'ubwami bw'Imana tuba dutakaje. Niyo mpamvu Imana rero yifuza kandi ikadutega guhora mu buzima bw'ububyutse, mu buzima bwo gusabana nayo. Kuko iyo turi mu buzima bwo gusabana n'Imana cyangwa turi mu bihe by'ububyutse, iki gihe tubasha amaso yacu aza ahweza, amaso yacu agahumuka, tukabasha kureba ibitero bya Satani biri ku buzima bwacu n'uko tubirwanya, tukavugana n'Imana ndetse tugasabana nayo, tugasana ibyacu byangizwe n'umwanzi Satani. Ese uri mu minsi ya restoration? Ese kurasubizwamo imbaraga cyangwa uri mu minsi yo kuraba, wararabye cyangwa warumye? Ukeneye gusubizwamo imbaraga kandi ndakwifuriza kongera gusubizwamo imbaraga n'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo wongere urabagirane, wongere ube mu bushake bw'Imana, wongere utohe, wongere usane ibyawe byangijwe n'umwanzi Satani, wongere usabane n'Imana, wongere unezererwe Imana kandi unezeze Imana. Ayo niyo magambo Imana yari yanshize ku mutima. Murakoze mwebwe mwabanye nanje, murakoze mwebwe mwifuje cyangwa mwabonye umwanya wo kwifatanya natwe muri aka kanya k'ijambo ry'Imana. Reka dushimire Imana yabanye natwe. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje kuri Imana igira neza. Tugushimiye ko waduhaye ibintu, ukaduhereza n'uburyo bwo kuzaza tubasha kubona ko turi mu bihe bibi by'intege nkeya, ukatuzanira amagambo yawe abasha kuduhwitura, tukabasha kongererwa imbaraga nawe mu bihe bibi, mu bihe by'umwanzi Satani, ndetse no mu bihe twatakaje imbaraga. Dusengeye urubyiruko, dusengeye ababyeyi, dusengeye n'abana bose babuze imbaraga, batakaje imbaraga, kugira ngo basubizwemo imbaraga nawe, bagume muri days of restoration, kugira ngo babashe kumenya icyo wabahamagariye ndetse babashe no kugishyira mu bikorwa, kugira ngo babeho mu buzima bw'intsinzi ku buzima bwabo. Uhereze umugisha buri wese watanze umwanya wawe, ndetse natwe uduhana umugisha twaganiriye amagambo yawe. Reka amagambo yawe abashe kugira icyo ahindura mu buzima bw'abana bawe. Reka ubuzima bw'abana bawe buhinduke kubera amagambo yawe. Reka ubuzima bw'abana bawe bwubake ku rufatiro ari wowe Yesu Kristo. Babashe kukumenya, babashe kugusobanukirwa, babashe gusubizwamo imbaraga nawe, ndetse bahorane imbaraga zawe. Ubashe kuduhereza imbaraga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uze utwibutsa mu bihe twananiwe, uze utwibutsa mu bihe imbaraga zacu zashize, mu bihe twataye imbaraga, mu bihe tutari gusabana nawe, mu bihe turi kure nawe. Uze utuba hafi kandi utwibutse, udusubizemo imbaraga. Ukomeze kubana natwe no kuturinda, ukomeze kuduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen.